Yes, amakuru agezweho muri Kigali ni saa mirashyushye. Uri gukuringa ntabwo uzi ibyaba urabona yuko hakonje bari kuyanywa basabyeho dukeya nanjye ngo mwonjeshe ibirenge ni ukuri ko Imana umuntu aba yiri wakina ari ku zuba noneho byacumbye ahubwo atangiye nayo gushyuha ubwo mbonye akotsi gacumba hano kazamuka ubundi byari bivuga ngo ibintu Ngo banzanire ya barafu. Nzana ya barafu muri firigo njye kwitawarisha. agatafari noneho kari gucumba ibintu byakaze karongereho dukeda tuze dushyushye bita bicumba bihise bishyuha cyane kujya turyama kuri sima twambaye ubusa nayo imennyeho amazi na barafu kabisa ariko ubanza no kwambara ibipapa bya plastique bitwika ibirenge ntabwo byoroshye